Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza nshuti mukunzi ukomeje kunkurikira kuri 3MTV njye nitwa Dikero Dinones kano kanya rero inkuru mwari musanzwe mumenyereye ya Lavin Sharo igice cya munani uyu munsi ntabwo cyasohotse icyakora ku munsi w'ejo kizasohoka nizere ko uzahita ugikurikira aka kanya ngiye kugezaho inkuru y'urukundo uri buze gukunda kurusha n'ibindi byose wakundaga ibyo tubazanira ni byiza gusa kugira ngo mukomeze mudukunde uko tubakunda muryoherwe. Urugo rwa Samantha na James rwari inzozi za bose, buri muntu wese yifuzaga kubaho nk'uriya muryango. Abana babo bari abana bishimye kandi banezerewe. Inkuru za papa wabo n'izabavaga mu mutwe, aho babaga bicaye hose yabaga baganiriza. Urukundo rwa Samantha na James rwari urugero ku bandi bantu bose, bari barabyaye abana batatu beza kandi bubaha b'ikinyabupfura. Muri make uyu muryango wari unezerewe cyane. Samantha yari umukozi mwiza cyane wakoraga ataha agakora amasaha menshi cyane ariko akabifatanya n'inshingano z'urugo. Ibi byatumaga umugabo wamukunda cyane. Samantha yakoraga muri banki yari hafi aho, yatangaga serivisi nziza cyane. Ibi byatumaga abakiriya bose baza bashaka ko ari bubakira. James nawe yakoraga mu mashanyarazi ndetse akabivanga no gukora ibijyanye n'umuyoboro wa interineti. Yakoraga ku minara ya interineti yabaga hafi. Ibi byose byatumaga aba umukozi w'akataraboneka. Buri wese wakeneraga ibi byose niwe yahamagaraga. Gusa James yaje kwadukwaho n'ingeso idasanzwe yo gukunda abakobwa bakiri bato. Yaje gukundana n'umukobwa witwaga Fiona wigaga muri kaminuza. Uyu mukobwa yigaga mu kigo cyari gituranye n'uru rugo. Yajyaga kumureba kenshi gashoboka akamubonera umwanya rwose atanitaye yuko yari afite urugo. Gusa urugo rwe narwo yaruherezaga urukundo ruhagije urwo yabagombaga. Umugore we ntiyajyaga amenya ibyabaye kuko umugabo yatahaga aseka yishimye. Ibi byose yarabimanagingaga. Mu gitondo cya kare uyu mugabo yarigendaga akagura inkoko akajya kureba Fiona akamuhereza inkoko bakanezerwa cyane. Fiona mbese yabonaga yibera nko mu ijuru ritoya. Urukundo rwabo rwakomeje kugenda rukura. Fiona yahoraga abaza James ati ese James tuzabana ryari? James nawe ati oya sheri ntabwo ibyo ari byo wakabaye mbaza kano kanya. Mbana n'abasore b'inshuti zanjye gusa urabizi ko ngutekerezaho cyane. Nimara gutandukana nabo ndi gupanga kujya kwibana, hanyuma njye nawe icyo gihe nabwo tuzahita tubana. Nzaza iwanyu ngo usabe, urugo rwacu ruzaba rumeze neza cyane. Uyu mukobwa Fiona akabyizera ndetse akarushaho gukunda uyu musore. Fiona yari umukobwa mwiza cyane. Ibi byatumaga James nawe atifuza kumutakaza. Urukundo rwabo rwakomeje kugenda rukura cyane. Samantha ibi byose ntabwo yigeze abimenya. Fiona nawe yakomezaga gukunda uyu mugabo uko bwacyaga n'uko bwiraga, kuko buri gihe yanagiraga anniversary uyu mugabo yamusagaga mu cyumba yabagamo hafi ya university akamuzanira impano. Kuri anniversary akamutembereza mu modoka bakazenguruka umujyi wose. Fiona yabonaga ubu ari bwo buzima yiberagamo mu munyenga w'urukundo. Ibintu byose byaje guhinduka ubwo Fiona mu gitondo yabyukaga agafata telefone agahamagara James ati James kano kanya ndagushaka aho ndara, ndagushaka mu macumbi ngwino ubanguka ndagukeneye. James ati bigenze bite Fiona? Fiona kumamaga bigenze bite koko? Iki gicuku uzi ko butari bwanacye turi saa 9 z'ijoro? Fiona ati mbabarira ngero kano kanya. James yahise afata imyambaro ye akazarambara abwira umugore we yuko agiye mu kazi ahita aza kureba Fiona. Gusa akimara kugera hafi y'ikigo yaparitse imodoka kubitwa n'inkuba akimara kubona Fiona amanutse n'ibikapu byamaze gupakira imyenda ye. Ati Fiona ko ufite imyenda yawe? Fiona akingura imodoka ahita ashyiraho ibikapu bye. Ati James ndibuze tujye kwibanira, nasanze ntwite kandi nta kindi nakora, none narara hehe? Sinshaka yuko hari umuntu n'umwe uzigera amenya yuko natwaye inda. Ibi ngibi byose byaramurenze. Fiona ahita abwira James ati ahubwo ujya mu modoka tugende. Baragenda. James byamurenze ariko ubwira Fiona ati nuse Fiona turimo kujyayo? Fiona ati nasanze ntwite kandi nta handi hantu mfite ho kujya. Ibintu akimara kubyumva James yaguye muri koma amera nk'utaye umutwe yumva biramutunguye cyane. Fiona nawe yari arimo kugenda arira. Ibi byatumye James nawe atangira kurira. Fiona ati nta mfite ho kujya, ubuzima bwanjye bwose burarangiye, niwe ugomba kunjyana ukanjyana iwawe, ni nawe wanteye inda James, tugomba kubana, ubuzima bwanjye ntabwo bwarangira gutya, urumva uranjyana rwose. James ati hoya ubwo se abasore tubana babyakira gute koko?
Fiona uri kungora, ndakujyana mu rugo, urabizi ntabwo nibana, ndakujyana mu rugo, ubwo ngubwo urumva abasore bari buze kubibona bati. Fiona ararira cyane ahita avuga ati hoya basi njyewe uranjyana unsige mu nzu yawe, nimba ndyamyemo ndaza kuba nihishe rwose, nta muntu uzigera amenya yuko ndi mu cyumba cyawe. James mbabarira ndakwinginze. James byaramurenze ahita abwira Fiona ati Fiona ntabwo ibyo rwose byakunda, ibyo no kujyana iwanjye byo rwose byibagirwa, icyakora ngiye gushakira Roger uyiraremo, mu gitondo cya kare turaza gushaka icyo gukora. Ubwo amasaha yari amaze kugera mu gitondo cya kare, ibi byose byari byabaye hagati mu ijoro. James ahita ataha, ageze mu rugo asanga umugore we Samantha yicaye yateguye breakfast. Ati sheri ngo nufate breakfast. Abana nabo bahita baza, papa ntabwo yaraye mu rugo, papa waraye mu kazi. Papa wabo arabasekera ati barabajye naraye mu kazi rwose, ariko nimugende mujye ku ishuri ibintu biraza kugenda neza cyane. Gusa yahise abafata bashyira mu modoka abatwara ku ishuri, ari nako yari ajyanye umugore we mu kazi. Umugore we Samantha yagendaga mu nzira ari kubyiyumvamo ndetse anabona yuko umugabo we yahindutse cyane, akabura aho ahera amubaza. Yahisemo kwicishijera, abana nabo inyuma bagenda bari mu tuntu twinshi. James yahise abona message yari yoherejwe na Fiona. Message yagiraga iti sheri banguka uze kundeba kandi umenye yuko nshonje uzunzaniye n'ibiryo. Ikindi cya kabiri, hari ibintu byinshi cyane nkeneye kandi uzuzanye n'imodoka kuko uraza guhita untwara, sinshaka kongera kurara muri iyi lodge. Urumva James yasomye ubutumwa bugufi biramurenga, gusa ahita afata inzira yerekeza muri alimentation agura utuntu yagombaga kuzanira Fiona. Ahageze ati Fiona ubwo kuragira ngo mbigenze narakubwiye ngo komeza wihangane, haracyari kare, reka nshakishe uburyo twazabana, ariko rero mbabarira urekera aho ngaho kungora. Fiona byaramurenze ahita avuga ati huya ntabwo ibyo ngibyo byakunda, gerageza rwose ntabwo uri buze kunsiga muri iyi lodge. James mbabarira rwose ibyo ngibyo uri kumbwira ntabwo ndimo kubyumva, ugomba kunjyana ukajyana mu nzu yawe tugatangira tukabana. Ahangaha James yatangiye gutakaza ibiro mu gihe gito cyane, afata inzira yerekeza imuhira. Yageraga mu nzira akagenda yataye umutwe, ibintu byose byamucanze. Ahangaha yageze mu rugo arangije araza atangira kujya yuka inaba abana be, afite umushiha mwinshi cyane. Urebye nyine ibintu byose bitangira kuzamba, n'abana batangiye kubibona yuko ibintu byose byahindutse. Umunsi umwe yatinze gutaha, uyu mugore we akajya akomeza amuhamagara yibaza nari bikamuyobera. Yazaga atinze, mbese ubuzima bwose bwatangiye guhinduka. Umugabo akazi katangiye kumunanira, atangira kujya atakabwira nabo umugore we, ibintu byose bitangira kugenda nabi cyane. Gusa byose James yabonaga yuko urugamba atazarutsinda, kuba yarateye inda umwana w'umukobwa yigaga muri university, kuba byari kugera iwabo byari ibintu byoroshye cyane. Yabonaga umunsi bizagera ku mugore we, urugo rwe ruzahita rusenyuka. Atangira guhangayika, atakaza ibiro. Yazindutse mu gitondo cya kare ajya kureba Fiona ku ishuri. Ageze yaramubwira ati Fiona umbabarire kubw'ibi ngibi byose, gusa mfite kubikubwira, mfite umugore nkunda cyane, ntabwo byakunda yuko njye nawe dukomeza kubana gutya nguko, si byakunda yuko mbana nawe, unyihanganire, iyo ndo uraza kureka tuyikuremo. Fiona byaramugoye cyane kubyakira, ahita atangira kurira ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ntabwo nakuramo iyi nda. Umugore wa James witwaga Samantha yageze mu kazi, araza yaka uruhushya, asaba mu kazi yuko wamuhereza ibyumweru 2 akabanza akita ku rugo rwe. Yabonaga rusa n'uri gusenyuka kubw'imico yari amaze iminsi abonana umugabo we yo kugenda agatinda, akamunaho imico idasanzwe yo kumara iminsi cyane ameze nk'ufite agahinda, aza yuka abana inabi ndetse n'abamutuka. Yatangiye kumukurikirana gake gake, nibwo yaje kumukurikira abona ahantu uyu mugabo yakundaga kujya. Yabonye lodge yari iri ahangaha yakundaga kuzaho, iyi lodge ni nayo Fiona yararagamo. Uyu mugore yaraje atanga ruswa, yinginga umukozi wo kuri iyi lodge aramureka arinjira. Uyu mugore yarinjiye yegera ku cyumba Fiona yararagamo, arebye abona ni icyumba gikunda kwinjiramo abagabo benshi. Biramutungura cyane kuko yari yarigize no kuhabona umugabo wahinjira. Ahita avumbura yuko uyu mugabo yari umugore abaje kureba, kandi uwo mugore afite n'abandi bagabo benshi baza kumureba muri iyi lodge. Byaramuyobeye, gusa yigira inama yo kubigira ibanga, ntazigera abibwira umugabo. Yaratashye agera mu rugo, ubuzima bukomeza nk'ibisanzwe. Ntabwo yigeze ashaka yuko umugabo yamenya yuko ari ikintu kitagenda. Ubuzima bwose bwarakomeje, ahisha umugabo ibyajyaga mbere byose yuko yanamuvumbuye. Yakomeje kwita ku bana nk'ibisanzwe, yirengagiza rwose n'ibyari birimo kuba. Yarategereje kureba igihe umugabo yazabimubwirira.
umugabo yaragarutse abwira Fiona ati Fiona ugomba gufata umwanzuro ugakuramo iyo nda kuko ntabwo niteguye gusenya urugo rwanjye hejuru yawe. Yego naragukundaga ariko rero sinagukundaga byo kubana nawe, mfite urugo mfite abana kandi ngomba kwitaho. Fiona yararize cyane ararira cyane ahita amubwira ati ibyo ngibyo nanjye ntabwo biri buze gukunda James, ejo buzacya nageze ku rugo rwawe, aho ruri hose nzahagera, ibi ngibi byose bizarangira nabi. Umugabo byaramurenze aramubwira ati Fiona urifuza ko nakora iki? Fiona nawe ati nanjye urifuza ko nakora iki? Urashaka ko nseba? Urashaka kunyangiriza ubuzima? Yararize biramuyobera. Gusa James yari yafashe umwanzuro, yahise amubwira ati okay Fiona ndemera kwita ku mwana wawe rwose ndanamwitaho ko nshoboye kose, ariko rero kubana nawe byo ntibishoboka kubyibagirwa. Mu nzira ari mu modoka yafashe telefone yahamagara umugore we aramubwira ati Samantha umbabarire hari ikintu nshaka kukubwira, hari ikintu nshaka kukubwira cyihutirwa, ndaje nkurebe mu rugo nyikubwira. Samantha wari waramaze kumenya ukuri kose yaravuze ati okay nta kibazo rwose ndahari ngwino umbwire. Yarabizi ibyo umugabo waje kumubwira, yogeje abana arabaryamisha arangije arabasezera abaririmbira uturirimbo. Gusa amasaha yakomeje kwicuma akabona umugabo we ntabwo arimo kuhagera. Byaramutunguye cyane akibaza ukuntu saa sita zigeze umugabo utaramugeraho, nyuma y'uko yari yamubwiye yuko arimo kuza kumureba. Yakiriye telefone idasanzwe y'umuganga wamumenyeshaga yuko umugabo we wamuzanye kwa muganga yakoze impanuka bityo yaza yihuta akaza kumureba. Yageze ku bitaro asanga umugabo ararembye cyane aryamye ameze nk'uri muri koma. Abaganga bahise bamubwira ati yuko ibyo atari byo, baramubwira bati ihangane rwose umugabo ntabwo ari muri koma ahubwo arananiwe cyane, impanuka yakoze ntabwo ikabije, umwihoreye araza kumera neza. Aka kanya umugore yafashe imodoka y'umugabo we arayitahana, atahana na telefone y'umugabo we. Yagiye kubona abona ubutumwa bugufi buraje. Uyu yari Fiona wari umwandikiye ati umva James nutanyohereza miliyoni 10 ibintu bya byose ndabishyira hanze. Yamwereje n'amafoto menshi baryamanye. Ahita abona yuko ibintu byose byamaze gufata indi ntera. Uyu mukobwa Fiona yari arimo aravuga ati nimutamereza miliyoni 10 ibintu byose ndaza kubyangiza, ndaza gushyira amashusho yawe hanze kandi umugore wawe nabibona araza guhita kwanga. Ibi bintu byahise bituma uyu mugore n'ubundi wari wamaze kubimenya Samantha yafashe ubutumwa arabusubiza abwira Fiona ati ibi byose ntabwo ari ngombwa, izo miliyoni 10 ndebera kuziguhereza ariko nawe umbabarire ntukire hanze. Yaratashye koko nk'ibisanzwe akomeza kwita ku bana, nta na rimwe yigeze agaragaza uburakari no gutenguha, yitaye ku bana nk'ibisanzwe. Ariko ibi byose yahisemo kubigira ibanga ndetse n'izi message yarazisibye. Hanyuma ariko rero agakomeza ari kwibaza aho ibintu bizarangirira. Wa mugore yarabyize mu gitondo asubira kuri ya lodge. Yaraje abona hari umugabo usohotse muri ya lodge mu cyumba cya Fiona, arangije ahita afata ibyo kurya bari bohereje Fiona, komande yari yatanze aba ari uyinjirana. Akimara kwinjira Fiona yagiye kubona abona umugore amwinjiranye mu nzu na komande ye y'amakaroni ayitereka aho ngaho. Ati Fiona ibyo irimo byose ndabizi, umugabo wanjye ararwaye mu bitaro ararembye ari muri koma, nawe urahangaho urimo gushaka yuko aguhereza miliyoni 10, kuki nta mutima ugira? Yatangiye kumubwira nabi gusa ahita amubwira ati ntabwo rwose twihakana umwana wacu, niba umugabo wanjye ari waguteye inda nubwo ufite abagabo benshi cyane wabeshye iki kinyoma cyawe kandi mwaryamanye, njye nta kibazo bimbwiye. Niba koko umugabo wanjye ari waguteye inda uzagenda upimishe ADN, nuyizana nta kabuza tuzagufasha kurera uwo mwana, tuzamugufasha rwose uko dushoboye kose, ariko ubutekamutwe nta hantu buzakugeza. Ibi byose ndagusaba kugira ngo ukomeze kwitwararika. Fiona yahise amubwira ati wambabariye kuko ukareka kuvuga ibintu, mbabarira dusohoke. Yamusabye ko basohoka bakaganira bitonze kuko hari umugabo wari uri muri douche yashoboraga kumva ibi ngibi, rero akaba yahise amutera icyizere. Fiona yinginze uyu mugore yuko agiye kubavira mu buzima akigendera kandi katazigera agaruka mu buzima bwabo. Uyu mugore rwose yabwiye Fiona yuko mu gihe yaba bigize bibi byaba bibi kandi bikanamukoraho cyane, yarabimwemereye kuko arangije aranahinduka. Umugore yaratashye nk'ibisanzwe. Yatashye atekereza kuri Fiona bahuye. Fiona nawe yari yumiwe, ibintu byamucanze. Noneho amaze kubona yuko ikinyoma cye cyavumbuwe, iminsi yaje kuba myinshi gusihimwa n'umwe. James arakanguka, uburwayi bwe bwari bwagabanyutse, yanakize rwose bigaragara. Yakangutse abona umugore we mu maso ahita amubwira ati sheri mbabarire rwose, nejejwe nuko nongeye kukubona ariko ngusabye imbabazi, naguciye inyuma. Yamubwiye ibintu byose, gusa atungurwa no kubona ukuntu umugore we bitigeze bimutungura cyane. Yahise avuga ati ibyo ngibyo byose nari mbizi
kandi narabikemuye. Nahuye n'umukobwa wawe Fiona waguteje ibibazo byose. Fiona rero inda yari atwite, ntekereza yuko atari n'iyawe kuko yahuraga n'abandi bagabo benshi, gusa ntuhangayika rwose, ibyo narabimenye. Muganga yahise aza arabasezerera, bagera mu rugo, urugo rwabo rurongera rurakomera. Nyuma baje kumenya amakuru y'uko Fiona yari umutekamutwe wagiye atekera imitwe abantu benshi batandukanye, ubuzima burongera gukomeza. James yihana ingeso yo guca inyuma umugore we, hanyuma umugore we aramubabarira, barera abana babo. Nyuma yo kubona amakuru ya Fiona n'ibyakurikiyeho, James yarishimye cyane kuba atarigeze abyara mu gasozi. Ni naha dusoreje inkuru yacu y'urukundo. Yes, wakoze kunkurikira kuri 3M TV, yari inkuru y'urukundo. Nizere ko yakuguye neza cyane. Wabinyereka unyandikira comment cyangwa se ugakora subscribe, uturike natwe nitwiza, hanyuma mukomeze kugubwa neza. Nitwa Guide Kerode.